twongeye kubaha ikaze abakunzi ba One Nation Radio. Turacyari kuri site ya Atlanta, turimo turaganira n'abantu batandukanye, turimo kurikirana umuhango wo gutora Perezida wa Repubulika n'abadepite. Kuri kamera cyangwa muri studio turi kumwe na muramuzi cyane Jacques Nyungura, Intore Jacques Nyungura, akaba ari umuyobozi kuri wungirije hano muri community ya Atlanta, akaba ari nawe ushinzwe mobilisation muri community y'abanyarwanda batuye muri Amerika. Jacques, twakwakiriye. Urakoze cyane. Mwongeye kutwemeza rero nk'uko Atlanta tubazi mu gutegura uyu munsi wawubonye uti? Uyu munsi watangiye neza. Icyadushimishije ni uko abantu bakurikije isaha, twavuze saa moya ariko abantu saa 12 bari bahageze batonze umurongo, twatangiye gutora. Ikirusi kindi twanejejwe nuko twabonye urubyiruko rwagiye gutora ubwa mbere kuva amatora y'u Rwanda atangira. Abana bavukiye ino bakiri bato, byari bishimishije. Abana bari bishimye, barimo kuvuga ngo yes, we voted for the first time. So byari bishimishije cyane, byari binateye shema n'ubwuzu kubona abana bacu bishimye ko batoye, bagiye gutora umukuru w'igihugu cyacu. Jacques, urakoze cyane. Ndabona byari bitangaje, binashimishije. Wabigereranya ute n'amatora y'ubushize nk'umuntu umaze igihe hano muri Amerika? Hari itandukanyirizo rinini cyane kuko twagize abantu benshi kurusha abo bushize. Twagerageje gukangurira abantu cyane kurusha uko byagenze ubushize, niyo mpamvu twaruseho kubona abantu benshi kurusha ubushize. Nk'umuntu ushinzwe mobilisation, birumvikana wakoze akazi kenshi. Nakubaza, izi mbaraga uzikura he kubona ubushake washizeho kugira ngo ino mobilisation ibashe kuba succeed muri Amerika hose? Buri ikintu cya mbere kiruta ibindi, iyo ukunda igihugu cyawe uba ufite n'ishyaka. Iyo ukunda igihugu cyawe ntacyo utakora kugira ngo urase ku ntego cyangwa ugere ku ntego. So ubushake n'ishyaka biva mu gukunda igihugu cyawe. Ubushake n'ishyaka ni ikintu gikomeye cyane. Jacques, ni iki wabwira urubyiruko rugifitira imyumvire yo kumva ko gutora bifite aho byagenewe ntabwo ari ibyabo? Ni iki wababwira? Ntabwo ushoboye kumva ikibazo cyawe. Ni iki wabwira abajene cyangwa se urubyiruko rugifitira imyumvire yo kumva ko gutora ni iby'abantu bakuze gusa? Ntabwo ndibaza ko urubyiruko ubu ngubu rubizi cyane, kuko nibo bakomeje kubaza, nibo bakomeje guhamagara bavuga ati turiyandikishiriza he, turashaka gutora. So ntabwo byatuvunnye na gato, ku buryo ngira wabyiboneye mu gitondo ukuntu urubyiruko rwakubise ruruzura, bari benshi cyane. So ntabwo batuvunnye, na urubyiruko rurabyumva, rwabyakiriye neza, rurabishaka, rurabikunze. Ni rya shyaka n'urukundo nakubwiraga. Ibi ngibi rero bituruka mu babyeyi, uko barera abana babo kubakundisha igihugu no kugikorera. So iyo muco abana bacu barawukurana, ku buryo ibintu nk'ibi iyo bije ntabwo bavunika cyangwa n'ababayoboye bavunike. Usanga barakuranye, barabyirukanye icyo kintu cyo gukunda igihugu, cyo kugira ishyaka ry'igihugu, cyo gukorera igihugu. Barabifite kandi byose turabishimira ababyeyi babo babareze, kuko niho bituruka, niwo muzi. Dusoza, murabona resulta zigomba gusohoka uyu munsi hano kuri site ya Atlanta. Resulta murabona birashoboka ko resulta zasohoka uyu munsi hano Atlanta? Cyane bitarabaho. Urebye ukuntu abantu babyitabiriye, turakeka ko saa 9 turube turangije, ubundi dutangire tubare amajwi ku buryo resulta ziri buboneke uyu munsi byanze bikunze. Ubundi rero duhita tubyine intsinzi cyane, duca imigara myinshi, twiyizihiza umunsi mwiza w'amatora, kandi twitora mu perezida wacu dukunda cyane uzatugeza kuri byinshi. Turagushimiye Jacques, urakoze cyane.